Ndabashuhuje inshuti z'urubuga Flow Kitchen and Home Gardening, mugira amahoro. Uyu munsi rero mu gikoni cyacu murabona ifunguro tugiye gutegura ririmo utuntu twinshi dutandukanye. Dufite ibirayi bine hano bitunganyije, dufite ibitunguru by'ibijumba, dufite ututunguru tw'utubabi n'udusereri dukeya, dufite agapavuro, dufite inyanya ebyiri n'amagi ane. Rero uyu munsi tugiye guteka ifunguro ryiza cyane nakwita special, umureti special ariko noneho tudakoresheje ifiriti. Ngiye kubigisha uburyo muzajya mubona ibirayi byiza by'umutse by'ifiriti mudakoresheje amavuta, noneho mukabasha guteka mu mureti ku buryo umuntu ukunda ka special yajya akarya kenshi uko ashaka ariko atari ifiriti. Murabizi ifiriti ni amavuta, nta cyiza cyayo, ni ukuyirya kuko iryoha gusa, ariko mu by'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwacu n'amagara nta kintu ifasha na kimwe uretse kwangiza ubuzima. Rero kubera ko ibintu biryoha kenshi bitunanira kubireka, ntabwo avuga ngo umuntu areke kurya ka special, murabizi ko karyoha. Niyo mpamvu ngiye kubereka agatekinike keza ko kugira ngo tujye duteka special, umureti special ariko tudakoresheje ifiriti, ni ukuvuga tudakoresheje amavuta menshi, tukabona ibirayi byiza byumutse nk'ifiriti, nta mavuta twakoresheje, tukabasha gukomeza dukora special yacu. Mukurikire rero hano nibyo ngiye kubereka dukoresheje ingredient kugira ngo mujye mubikora namwe. Reka mbere uko tubitunganya twagiye. Dukomeje rero gutunganya ifunguro ryacu. Murabona udutunguru twadukase, n'udupavuro n'udupuwaro bisa neza. Turi ku birayi rero, ibirayi ni uku nguku ndi kubikata, ni ukuvuga ndi gukata dutoya gutya nkoresheje aka karate, nze nk'uri kubirapa nyine, ariko singire duto cyane, ndi kugira utuntu turi menshi niko navuga, kugira ngo nze kubona uko ntuteka nakoresheje amavuta kandi dushye, nze kubona ifiriti yatwo kugira ngo nze kwishyira muri wa mureti. Nuko rero turi kubitunganya. Hanyuma uturungo twacu turi fresh rero duteranyirije hano, ntacyo bitwaye, turadukoreshereza rimwe. Tugiye gukoresha uturungo twifu turi bukoreshe ni twa turungo dusanzwe, paprika murayimenyereye, black pepper nayo murayimenyereye, hanyuma na coriandre. Hanyuma nkaba ntashobora no kwibagirwa kaga timerike kacu, ndakoresha gake cyane kuko karakora cyane. Ikindi mu mureti, mu magi ni keza cyane kuko murabizi ko n'ubundi umureti mwiza nuko usa n'umuhondo. Rero turagashyiramo gutya, hanyuma dushyiremo agapaprika gakeya karinganiye naka, dushyiremo agakoriyandre nako gake karinganiye. Koriyandre irahumura cyane, nta mpamvu yo gushyiramo nyinshi, kandi murabizi ni uturungo twiza cyane cyane ntabona ukuntu mvuga. Hanyuma dushyiremo na black pepper, hano ndi gukaragiramo ka black pepper gakeya. Black pepper murabizi ni agasenda, nta mpamvu yo gushyiramo kenshi, ni uburyo bwo kugira ngo sopa yacu ize kuryoha, igire aka karahagije. Hanyuma rero bya birayi byacu ngibi hano, impamvu mbishyize muri aka ka recipe ni ukugira ngo nshyiremo akunyu. Aka kunyu rero niyo tekinike yabyo. Aka kunyu nshyizemo ni ukugira ngo bize bikamuke. Murabizi ibirayi bibisi ushyizemo umunyu gutya bikamara akanya birakamuka. Rero niyo tekinike yo guteka inturupa naberetse, muri bwa buryo bwo kugira ngo tutaza gukoresha amavuta menshi. Uyu munyu ugiye gukamura ibi birayi, hano hari inkoko iri kunsakuriza sinzi niba muranyumva neza. Uyu munyu ugiye gukamura ibi birayi amazi ashiremo, ku buryo turaza gukoresha utuvuta duke, bya birayi bigahita bihinduka ifiriti tudakoresha amavuta menshi, muraza kubibona. Rero icyo nkoze hano, nshyizemo umunyu
ndavanze gutya, hanyuma wavanze rero nka kwa kundi umuntu avanga agiye guteka ifiriti. Tuvanze wa munyu, reka tubireke nk'iminota nk'itanu bikamuka, amazi akamuke neza byumuke, hanyuma tujye mu gikoni. Hanyuma mu gihe ibirayi byacu biri gukamuka, reka dutunganye na ya magi turi buze gukoresha. 4 arahagije, babigenza gutya. Hanyuma ibirayi byacu nabyo biraba biri gukamuka neza. Ibirayi byacu rero ngira ngo byamaze gukamuka, iminota 5 yashize. Murabibona ko byavuyemo amazi nyine. Ni ibingibi twashakaga kugira ngo bivemo amazi, bitaza kudusaba gukoresha amavuta menshi kandi ari byo tudashaka. Rero reka mbikure muri aka kabase, mbishyire ku isahani, amazi arasigara mu kabase. Ibirayi byacu rero byumutse byamaze gukamuka ngibyo, amazi murayabona asigaye mu ibase, aba ari menshi. Ahangaha niho hari ubwenge, niho hari tekinike kugira ngo tuze gukoresha amavuta makeya, kuko ibirayi byacu birumutse. Ibi rero nibyo tugiye kujyana mu gikoni tugatekesha utuvuta dukeya uko muri buze kubibona. Twageze mu gikoni rero, hanyuma tugiye gushyira amavuta ku ipanu. Nk'uko nabibabwiye, turakoresha amavuta make cyane. Aya mavuta nshyizeho niyo turakoresha duteka biriya birayi, tukanayakoresha duteka umureti wacu. Nk'uko mubizi, ari uguteka special isanzwe, namwe murabizi aya mavuta ntago yateka ifiriti ngana ateke umureti. Rero aya mavuta niyo agiye guteka bya birayi bikaba ifiriti, hanyuma nta yandi mavuta ndashyiramo no mu mureti, niyo arakora kugeza inkono yacu ihiye. Nibyo rero mugiye kureba uko tugiye kubigenza. Hanyuma bya birayi byacu rero reka tubishyireho kuri ya mavuta make cyane yo guhisha indiba yonyine. Aya mavuta biratangaje, niyo tugiye gutekesha ifiriti yacu, tukayatekesha n'umureti kandi bikagenda neza. Mukurikire mwebwe gusa uko tugiye guteka ifiriti itagira amavuta. Wow! Ifiriti yacu rero itagira amavuta murayibona, nuko iri kugenda ihinduka mu gikoni cyacu. Murabibona iri kugenda ihinduka rwose ishya, ibi ifiriti. Murabibona amavuta yo ntayo rwose, navuga ko ari hafi ya ntayo, kuko ayo nashyizemo mwayabonye. Rero turagenda duhindura ibirayi byacu gutya kugeza bihiye bikumuka neza bikaba ifiriti. Ikindi nababwira, mu ntangiro gutya wirinda gupfundikira, kuko pfundikiye byahita bibyara amazi nyine, ntibyumuke ntibibe ya firiti yacu dushaka. Ugenda uhindura uvanga, ntupfundikire. Iyo bimaze kumuka neza byose bisa gutya, byose bimaze gusa gutya, nibwo upfundikira none umwanya muto kugira ngo bishye, koko noneho uze gukoresha ibirayi bihiye neza. Rero nuko turi kubigenza, tugenda duhindura tuvanga kugeza ibirayi byacu bihiye bibonetse, bibaye ifiriti nziza yumutse, kandi murabibona ko yatangiye kuboneka. Aha rero twatangiye gupfundikira kubera yuko ibirayi byacu byamaze kumuka, nta mpungenge tugifite ko nitupfundikira biratetema. Byumutse byakomeye, ndetse navuga ngo ifiriti yamaze gutungana. Aha bigeze rero ngiye gushyiramo bya bitunguru byacu. Nababwiye ko nta yandi mavuta na make yandi bwongere gukoresha. Niyo mpamvu ibitunguru mbishyizemo gutya, kuko nizeye ko turiya tuvuta nakoresheje mbere turaza kubihisha bikamera neza kandi bikaryoha. Ndetse no ku mureti naho nta mavuta rwose na make, nk'uko nabibabwiye
ndibuze gukoresha. Rero ifunguro ryacu navuga ngo rwose ryatangiye kuboneka ubwo ifiriti twayibonye. Turakomeza noneho dukore duteke n'umureti. Ifiriti murayibona rwose yabonetse, yumutse, imeze neza, birahiye nta kibazo kandi birumutse. Rero tugiye gukomeza duteka n'utu dutunguru nidusha, murabizi ko nidutinda dukomeze dushyiramo na ya magi yacu. Nuko rero biri kugenda bimera. Muribuka ko muri ibi bitunguru ariho twashyize uturungo twose turi buze gukenera. Murabona ko byahise bihinduka nyine kubera twa turungo dutandukanye twashyizemo. Mwatubonye ntabwo ari ngombwa ko dusubiramo. Aha bigeze rero tugiye gushyiramo amagi kuko n'udutunguru tumaze guhura n'umuriro nta kibazo bifite. Murabibona rero ibirayi byacu byahiye rwose nta gushidikanya, bimeze neza kuko nabibabwiye, nta mavuta. Murabibona rwose ko ku ipanu nta mavuta na make arangwaho. Namwe muba mubibona rwose naho mba mbakinze. Icyo tuba tugamije ni uguteka neza biryoshye, nta mavuta na make dushyizemo, tugashyiramo utuvuta duke nyine two kurangiza umuhango. Aha rero bimeze gutya, aho mubona ko nta mavuta, nababwiye ko nta yandi nkoresha rwose. Ahangaha niho ngiye gushyiramo ya magi. Nuko nguko mbigenje. Nzi neza ko umureti uraboneka nubwo nta mavuta yandi dushyizemo. Icyo ngamije hano, icyo naziye ni ukugira ngo mbereke ko dushobora guteka ibintu biryoshye, byiza cyane, biryoshye, bimeze neza kandi tudakoresheje amavuta menshi. Mu gihe abantu bishyizemo ko ibintu biryoha ari uko umuntu yarunzemo amavuta, ngo amavuta araryoha, ngo tugomba kuarundamo nibwo biryoha. Ndi hano kugira ngo mbereke ko bishoboka ko wateka ibiryo biryoshye ndetse na byandi twita spéciale omelette nta mavuta kandi ukarya neza. Aha bigeze rero ntonkiramo rwa runyanya rwanjye, ndabigenza gutya. Ubundi spéciale irusheho kuba spéciale. Wow, twawuhinduye rero, twabirinduye kugira ngo n'uruhande rwo hejuru rumwe rurimo za nyanya, mwibuka twashyizeho inyanya narwo rushya. Hasi ho murabona hahiye, hameze neza cyane rwose. Nta kindi twakora, murabona ko umureti wacu usa neza, wahiye, wagira ngo ni ifiriti nyafiriti twakoresheje. Ariko murabizi bantu banjye, tekinike twakoresheje murayizi kandi nizere ko mwayifashe. Reka rero turindire hasi hashye, umureti wacu urabubonetse, tujye kumeza, nta kindi gisigaye rwose. Nuko tubishoje rero, spéciale yacu twatekesheje ifiriti y'ubuhanga idatekeshejwe amavuta y'ifiriti nk'uko dusanzwe tubizi, ikaba yabonetse, irahumura, iraryoshye. Urumva spéciale abantu benshi barayikunda, ntabwo najya kuvuga ngo iraryoshye, ibiryoshye pe. None icyiza cyacu, itandukaniro ryacu, biraryoshye ariko nta mavuta yuzuyemo. Ifunguro nk'iri umuntu wese yarifata kandi akagubwa neza. Rero nuko twabikoze, nuko twabigenje, uko twabikoze mwabibonye. Mva nta kindi narenzaho, gusa murabibona bisa neza pe. Bimeze neza, birahiye, biraryoshye. Mva sinzi.